icyaba kingoye cyane ni ikintu cyazitira umuhamagaro nahamagawe, nicyo kintu cyangora. Icya kabiri ni umuryango, kuko imbaraga nyinshi ngira nzihabwa n'amahoro y'umuryango. Iyo umuryango wanjye uhungabanye, haba mu kibazo runaka, kumufasha n'abana ni ikibazo. Ikindi ni itorero Imana impamagariye kubera umuyobozi. Iyo rigize ibibazo mbura amahoro, nibyo bintu bishobora kumbuza amahoro. Ikindi kimbangamira ni ibingibi twese tureba kandi biba biriho. Ni covid irambangamiye, sindimo mvuga Imana uko mbikunda, uko nahamagawe siko numva. Nkunda ibiterane, nkunda kuba ku karago, nkunda eregamaye, hari n'ahandi njya nyarukira. Iyo turi kumukangura tujya ahantu dupfukame tubaze ijuru, ndabikunda. Rero ikintu cyose kindimita nacyo kikamfungira hamwe, kikambuza kubohoka ngo mvuge Imana, kirambangamira. Buriya intama ntabwo arizo zacitse intege gusa ngo abungeri basigare, natwe twacitse intege. Bibiri irambwira mu migani ngo uko icyuma gityaza ikindi, niko umuvandimwe akaza mugenzi we. Rero bisa n'inkoko ivuye mu magi. Abanyarwanda baravuze ngo ihinduka amagi, ahinduka amahuri. Mu migani njya menya ngo n'injangwe yavuye mu rugo ihinduka inturo. Rero n'umukristo wavuye hahandi yaracyarizwaga agwa ingese, ahura n'ibindi bimuyobora, kandi bimuyoboje uburetwa bwabyo. Si bose, ariko ndashaka kuvuga abadakomeye, kuko muri Ezekiyeli tubona umwuka wera, urugero rw'umwuka wera ku bantu. Hari aho birivuga ngo amazi yageraga mu bugombambari, hari agera mu mavi, hari agera mu rukenyerero, hari ayo umuntu atabasha kwambuka amurengera. Ni urugero rw'umwuka w'igipimo umuntu aba ariho, revo y'uwo ari we mu mbaraga zo guhangana n'ibihe. Hari uworoshye rero ibije bikamubasha, ariko hari n'ubakitse nka ya nzu yo ku rutare no ku musenyi, ukomeza guhangana nabyo, no mu gihe gisa n'iki agakomeza kwera imbuto zikurira abihannye. Rero numva ni igihe nyine, igihe kije kiba gifite ibyiza byacyo n'ibibi byacyo, kandi kugicamo no kukibamo neza nuko tugishyiramo Kristo akabana natwe. Ku bijyanye na social media ndazikurikira, ariko njye ntabwo nkunda n'ubu natumiwe namwe nk'itorero rya Kacyiru, ADEPR ya Kacyiru, ariko ntabwo ari umuhamagaro wawe, sindabyumvamo, nubwo ntabuze ibyo navugaho. Mfite ubuhamya, mfite ijambo ry'Imana Yesu yampaye, shorewe n'amavuta y'umwuka wera, ariko ntibiraza cyane. N'ubu naje nyine ku bw'itorero ry'Imana, ndahamagarwa kugira ngo ntange ubwo buhamya. Rero ndabikunda, nkurikira ijambo, nkurikira abatanga ubuhamya, nkurikira abatuganiriza benshi, ariko uziko abantu bose batanywera amazi rimwe nubwo bageze kuri robine icyarimwe. Reka tubifurize ikaze bwe mukomeje gukurikira Arabohora TV. Uyu ni umwanya mwiza Imana idahe kugira ngo twongere tuwunezererwemo. Nkuko mubibona turi kumwe na Pastor Bernard. Amahoro y'Imana. Amahoro twese inshuti yanjye. Urakoze cyane. Ku bantu badukurikiranye rero, uyu mupapa turi kumwe agiye kutwibwira ese Pastor Bernard ninde, ni muntu ki mu magambo makeya? Ndi Pastor Habimana Bernard, ndi umugabo wubatse, nkora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR, nahamagawe n'Imana. Ibindi njya mu ijuru, ndi umugenzi ujya mu ijuru, ndacyakomeje intambara yo kurwana n'icyambuza gukurikira umwami wampamagaye. Muri make rero ndakijijwe kandi mfatanyije n'abandi uru rugendo rw'agakiza. Yesu aduhane umugisha. Pastor Bernard, iyo umuntu avuze ngo nge narakijijwe, bivuze ngo hari ibintu biba byarabaye nk'ibimufataho bikamutsikamira. Ese Pastor Bernard nawe hari ibintu byaba byaratumye kuko akizwa ku buryo ashobora gutanga nk'ubuhamya runaka akavuga ati ngewe mpagaze gutya kubera Imana? Urakoze cyane. Gukizwa ntabwo ari ngombwa ngo mbe naraciye mu minyururu y'ibimboshye byinshi. Bibiliya itwereka abantu batabaye mu byaha,
ari nayo mpamvu urakoze kumbaza icyo kibazo. Abantu bajya biremera ubuhamya kuko bumvise abandi babivuze bikaryoha, umuntu akumva yavuga ibibi n'ibitarabayeho. Ntabwo gukizwa iteka ari uko dukizwa ibibi. Ariyo mpamvu abana bacu tubyara bikabaka mu buhamya bakibura, agasanga ntari buvuge ko yanyweye inzoga nkase, agasanga ntari buvuge ko yabaye indaya. Ariko ntabwo kure mu buhamya no kubwitwerera bigaragaza ko nakijijwe. Hari n'ibindi twakijijwe kuko kamere yacu yo kubaho twe abana b'abantu ababyarwa nk'abantu ihabanye n'agakiza ka Kristo. Niyo mpamvu rero ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese aba afite ibyo yakijijwe runaka yabayemo, yatinzemo, yashayemo. Samweli muri Bibiliya ntabwo yigeze, ntabwo azi isi. Hari abo dufite rwose Imana ibaho umugisha, bene data bakijijwe muri ekole do dimanche, ni abakozi b'Imana, ni abashumba, bakora n'indi mirimo, ni abaririmbyi, ni abakristo n'abagenzi ba Gisiyoni. Si ngombwa iteka ngo umuntu aba afite ibintu azahagarara akavuga abantu bakifata ku itama. Oya, hari ibyo tukizwa nyine iyo ubuntu buje bukatugeraho bw'agakiza ka Kristo, ariko hari n'imbabazi tugirirwa zo kuva mu mwijima w'isi nta bibi turakora tukamumenya. Nge rero wenda by'umwihariko narakijwe ntavukiye mu gakiza, ahubwo njyaho bwa kabiri n'amaraso ya Kristo. Yesu aguha umugisha. Nakijwe mfite imyaka 17 cyangwa 18 gutyo hafi aho. Nakijwe mba mu kigo cy'imfubyi cy'umupadiri witwa Padiri Simosi hariya mu karere ka Nyanza. Niho nakirijwe nkizwa mu myaka ikomeye. Jenoside yari kirangira tuba muri icyo kigo. Twari abajeni rero, twari abajeni bashyushye ku kintu cyose. Twari dufite ijambo riremereye kuko bamwe bajyaga mu gisirikare, abandi mbese naho nafatiwe. Nkafatirwa rero ngomba generation turi kumwe, groupe ngendana nayo igomba kunyigisha kunywa itabi kandi nkari nkokoko nkaryotsa, ariko igomba kunyigisha inzoga n'ibindi bikurikira inzoga. Igomba kunyigisha kumenya gukunda umukobwa no kumutoranya mu bandi. Ndakizwa rero, Yesu amfatiraho, aramfata. Kandi nyuma yo gukizwa ntabwo isi bikubwiye ngo urapfuye. Isi iguma kure mu bundi buhamya, ariko ubwo muri Egiputa reka mpituko, ubw'isi ya mbere y'umwijima nubwo muri Kristo buratandukanye. Hepfo gato urarondoye uravuga uti hari ubuhamya no kuba muri uyu mujyi wa Kigali, byabwo no ubuhamya. Iminsi se umaze muri uyu mujyi wa Kigali, hari ikintu kidasanzwe cyaba cyarabaye ku buzima bwawe? Ahubwo agira uti bidasanzwe. Nta kidasanzwe kigize gito. Ibidasanzwe nibyo mbanye nabyo, kuko urumva naririmbiye muri uyu mujyi wa Kigali. Ndi umunyeshuri muri segonderi, mba umuririmbyi, mba umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho, mba umudiyakoni muri uyu mujyi wa Kigali, mba mwarimu hose kandi ari ugutoranywa. Nkatoranywa ngahamagarwa, mba mwarimu, nyobora itorero, nyobora umudugudu muri iri torero ryacu rya DP, mba pasiteri. Ibyo mpa agaciro, ibyo ntafata nk'izina rya nyicaza heza ngo nibagirwe intambara zabyo. Ibyo rero byose navuga ngo muri uyu mujyi bifite ubuhamya bwihariye, kuko hirya y'ibyo naranashatse ngira umuryango, kuko suwo mu nzu yanjye gusa mfite n'umuryango mugari muri uyu mujyi, nkagira n'ibigeragezo byabo byinshi. Pastor, ese mu buzima wabayemo mu minsi yawe yose yatambutse, ni ikihe gihe wanyuzemo kibi cyangwa se nubuye buzima busharira kurusha ubundi waba waranyuzemo? Ubuzima busharira ni bwinshi, ariko hari uba buhagarariye ubundi. Ubwa mbere bukanda bukagukandisha umugozi ukubuza kwinyagambura ni ubukene. Ni ubukene, ugakorera Imana ukennye. Byari ingoyi imboshye, ariko byagombaga kumbaho kugira ngo nige icyatuma mvayo. Icya kabiri
ni rusange, byose ni rusange, ntacyo nihariye jyenyine, kuko ikingeraho hari abandi hasi cyangwa se hejuru kundusha, ariko mu muhamagaro ni byinshi. Nahuye n'ibyago byinshi, nagize impanuka nyinshi, najya mu murimo w'Imana nkagira impanuka. Nibuka ndi mu karere ka Ngororero ahitwa za Gatumba, imodoka avuye ku musozi hejuru iramanuka itogoka, iramanuka igera mu gishanga. Nari nzi ko napfuye, ariko Yesu arongera ampa kubaho. Ikindi gihe nari ndi hano za Kinamba, nabwo nteze moto ngira ngo njye Nyabugogo, imodoka irankubita nanone, nabwo nari nzi ko napfuye ndyamye muri kaburimbo, nsanga ndiho. Ubwo nirinze kuvuga ngo amagambo ngo ibyo byo ntavuzwe, naba ntarahamagarwa, naba ntaraboneka inaha. Ibindi bisigaye nibyo mu muhamagaro nyine, nkuko navugaga, turabisangiye, kandi umugenzi wese biberaho kugira ngo bimukomeze binamuhe kwaguka. Ntiwakorera Imana utariga ishuri nk'iryo. Pastor Bernard, ese mu buzima bwawe bwa buri munsi, buriya mu kazi ukora, ni iki kintu kikugora cyane kikaba cyatuma udahuza inshingano za gishumba, inshingano za gipasitori n'ubuzima bwawe bwa buri munsi? Ikingora, icyaba kingoye cyane, ni ikintu cyazitira umuhamagaro nahamagawe, nicyo kintu cyangora. Icya kabiri ni umuryango, kuko imbaraga nyinshi ngira nzihabwa n'amahoro y'umuryango. Iyo umuryango wanjye uhungabanye, haba mu kibazo runaka, kumufasha n'abana ni ikibazo. Ikindi ni itorero Imana impamagariye kubera umuyobozi. Iyo rigize ibibazo mbura amahoro, nibyo bintu bishobora kumbuza amahoro. Ikindi kimbangamira ni ibi ngibi twese tureba kandi biba biriho. Ni COVID irambangamiye, sindimo mvuga Imana uko mbikunda, uko nahamagawe siko numva. Nkunda ibiterane, nkunda kuba ku karago, nkunda eregamaye, hari n'ahandi njya nyarukira. Iyo turi kumwe ukangura uti tujya ahantu dupfukame tubaze ijuru, ndabikunda. Rero ikintu cyose kindimita nacyo kikamfungira hamwe, kikambuza kubohoka ngo mvuge Imana, kirambangamira. Pastor, ukoze hasi unyibutsiwe mu bihe turimo bya COVID, abakristo benshi basa naho bacitse intege. Hanyuma nko mu ntama zawe uyoboye, uramutse umenya amakuru izari imbere cyane hafi yawe, ukamenya amakuru y'uko zitagihari bitewe n'imyumvire zagiye zakira, kuko hashize igihe kirekire tudaheruka guterana, kuri wowe wumva wakora iki, wabyakira gute? Icyo kibazo nakivuga muri rusange, kuko tugisangiye turi benshi. Buriya intama ntabwo arizo zacitse intege gusa ngo abungeri basigare, natwe twacitse intege. Bibiri irambwira mu migani ngo uko icyuma gityaza ikindi, niko umuvandimwe akaza mugenzi we. Rero bisa n'inkoko ivuye mu magi. Abanyarwanda baravuze ngo ihinduka amagi, ahinduka amahuri. Mu migani njyamenya ngo n'injangwe yavuye mu rugo ihinduka inturo. Rero n'umukristo wavuye hahandi yaricyarizwaga, agwa ingese, ahura n'ibindi bimuyobora, kandi bimuyoboje uburetwa bwabyo. Si bose, ariko ndashaka kuvuga abadakomeye, kuko muri Ezekiyeli tubona umwuka wera, urugero rw'umwuka wera ku bantu. Hari aho birivuga ngo amazi yageraga mu bugombambari, hari agera mu mavi, hari agera mu rucyonyerero, hari ayo umuntu atabasha kwambuka amurengera. Ni urugero rw'umwuka we, igipimo umuntu aba ariho, revo y'uwo ari we mu mbaraga zo guhangana n'ibihe. Hari uworoshye rero ibije bikamubasha, ariko hari n'ubakitse nka ya nzu yo ku rutare no ku musenyi, ukomeza guhangana nabyo, no mu gihe gisa n'iki agakomeza kwera imbuto zikurira bihannye. Rero numva ni igihe nyine, igihe kije kiba gifite ibyiza byacyo n'ibibi byacyo, kandi kugicamo no kukibamo neza nuko tugishyiramo Kristo akabana natwe. Yesu agumugisha.
urakoze cyane pastor. Uyu munsi isi yabaye nk'umudugudu. Ushaka kujya i Burayi ugakoresha itumanaho, ikoranabuhanga ryageze ku rundi rwego. Ahantu uyobora ubereye umushumba, ubona ikoranabuhanga rigeze ku ruhe rwego? Ndi muri Kigali niho ntuye, ariko umuhamagaro ujyana aho ushaka. Covid ijya kuza yasanze mvuye mu itorero rya Gikondo, rya Kamashashi, Kanombe, ngeze mu rya Masaka ahitwa Ruyaga. Ikoranabuhanga ryangero n'abakristo mfite hari Imana yampaye kuba mpagaze imbere ngo tujyane mu ijuru, riracyari ritoya cyane. Ni mu nkengero za Kigali, ariko bake bashoboka barahari barifite, nubwo ritaragwira ariko iterambere ririmo riragerayo ryinshi. Hanyuma ku bijyanye n'imbuga nkoranyambaga niho twari tukiri. Abakristo benshi usanga bahugiye ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, habamo YouTube, habamo Instagram, Facebook, WhatsApp, nuvango bahurirayo na byinshi. Ese nka Pasiteri Bernard umaze iminsi itari mikeya mu Gakiza, ibijyanye n'ama YouTube, reka twifashishe uru rubuga rwa YouTube kuko hari abenshi banyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ese nka Pastor Bernard ni ryari uzavuga uti nanjye nemeye gutanga umusanzu wanjye ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo habe hari icyahinduka? Urakoze. Ku bijyanye na social media ndazikurikira, ariko njye ntabwo nkunda n'ubu natumiwe namwe nk'itorero rya Kacyiru, adeperi ya Kacyiru, ariko ntabwo ari umuhamagaro wawe, sindabyumvamo, nubwo ntabuze ibyo navugaho. Mfite ubuhamya, mfite ijambo ry'Imana Yesu yampaye, shorewe n'amavuta y'Umwuka Wera, ariko ntibiraza cyane. N'ubu naje nyine ku bw'itorero ry'Imana, ndahamagarwa kugira ngo ntange ubwo buhamya. Rero ndabikunda, nkurikira ijambo, nkurikira abatanga ubuhamya, nkurikira abatuganiriza benshi, ariko uzi ko abantu bose batanywera amazi rimwe, nubwo bageze kuri robine icyarimwe, kandi mwishura abantu bose ntibabera abambere rimwe, nubwo bishyuye angana, kandi bakinjira mu muryango umwe. Rero nitangirira ahubwo ubwo ubashije no kunyicaza aha bigakunda, ubwo naje kabaye uracyabaza ubwo naje nyine, ariko ubundi ntabwo ari kenshi. Gusa ndabikunda kandi nkurikira ijambo ngafashwa, kandi ngira impamvu zatumye sinkunda. Nabonye bigize umuvuduko mwinshi cyane cyane cyane, ndavuga reka mbe nkurikiye abambanjirije bahageze mbere, ninshyira mu bikorwa iby'ijambo banyigishije rivuga. Ntabwo mbikora nk'umuntu urushanwa, kuko nabonye bijemo ikintu gisa no kurushanwa, umuntu wese akabona yacikanywe. Gushinga imbuga mbona birakomeye, Ururabyo TV, Inyenyeri TV, Amazi TV, Imana TV, ngira Isaro TV, Ukwezi TV, ibintu byose ba TV. Hanyuma uravuga uti reka mbe mbaretse mugende nzabasangayo. Urumva rero ubwo nahagurutse, ubwo nanjye simbura irindi zina, ariko ese mwe mwitwa ngo arabohora? Yesu arabohora. Ngaho namwe muriho. Mpamagarwa namagawe n'itoro rya Kacyiru, ariko ntabwo tugiye kure kuko n'ubundi binyura kuri cano. Ego, ariko biba byaba impamvu tuba twakoze muri ubu buryo aba ari kugira ngo dufashe abandi bantu bari kure batari hafi, kuko nanjye ntabwo mbirwanya, ndanabikunze. Ariko icyo nashaka kuvuga, nagize abamamagara benshi, wenda kugira ngo n'abazatwumva batazagira ngo ndabyanze. Nkunda ikoranabuhanga, ni naryo rimfasha imirimo nkora, yaba iy'Imana n'iyindi ibasha gufasha umuryango, ndarikunda cyane. Ariko iyo ibintu bije byihuta cyane, nkabona birasa n'ibirimo umuvumba mwinshi, birangonga. Nawe n'ikibazo rero cyatumye ntahita mbyitabira. Buri gitondo nkasanga hari abantu 4, ndaje urihe, duhurire kuri hoteli niyi, mbura uwambwira ngo duhure ku rusengero. Ubu urabona turi ku rusengero, turi ku nzu y'Imana, hano ni ku Kacyiru, kuri adeperi ya Kacyiru. Noneho
mbona birimo ibintu bimeze nka competition nyinshi. Noneho mba nirimise gato ndavuga wenda si cyo gihe cyanjye reka ndeke bene data babanze, ubwo tuzajya duhana umupira kuko n'ubundi ntabatsindira igitego rimwe, nubwo ikipe yose ikomera amashyi rimwe igahabwa intsinzi nk'igikombe kikitwa cya bose, ariko abambanjirije Imana ibaho umugisha, nanjye mbonye nkenewe kugira umumaro kubw'ijambo ry'Imana, ntabwo nifashe cyane, nta cyaha kirimo, nta kibi namba, nuko nabonaga birimo umuvumba mwinshi kandi mpamagarwa n'ibinyamakuru byinshi, mburuko mpitamo kuba ndetse. Imana rero umugisha kukimbaza icyo, nkunda ibiganiro kandi wanjye mba ndi ku ijambo ry'Imana rya buri munsi nkurikiye bene data. Urakoze cyane Pastor Bernard. Hanyuma ku bantu badukurikiye mukomeze kwitegura amagambo meza, twagize umugisha n'ubundi uri umushumba, uri umubyeyi, ntabwo nakwemera ko ugenda utagize byibuze ijambo ufashisha aba bene data badukurikiye mu kiganiro, uko byagenda kose rirahari. Urakoze. Ndajya kure ngiri Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli ibice 10, abo turi kumwe. Samweli igitabo cya mbere cya Samweli ibice 10 umurongo wa 20, reka bariho duhera. Nuko Samweli yigiza hafi imiryango ya Isirayeli yose, umuryango wa Benyamini uratorwa. Yigiza hafi amazu y'umuryango wa Benyamini, inzu ya Matiri iratorwa, na Sawuli mwene Kishi aratorwa, baramushaka arabura. Nuko bongera kubaza Uwiteka bati, mbese hari undi usigaye wo kuza hano? Uwiteka arabasubiza ati, nguriya aho yihishe mu bintu. Baragenda biruka baramuzana, ahagaze muri bo abasumba uko bangana, bamwe bamugera ku rutugu. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Ndumva ari iryo natangamo nk'intayo. Urakoze cyane Pastor. Arimo arashakishwa ariko ngo yihishe mu bintu. Ubundi yihishe Natanayeli we yari munsi y'igiti. Yesu ati buryo ukiriyo naho nakurebaga. Aho yihishe mu bintu ijisho ry'Imana baryamubonye. Ndabwira mwene data wese rero dukurikira, aho hantu hagiye wihisha muri business ugatakaza icyo Yesu agushakaho, hagiye wihisha, ariko ijambo ryavuze ngo bamugezeho abamuhagaze iruhande bose ngo yarabasumbaga bamugera ku rutugu. Ndingingira umuntu wese mvuga ngo ibikwegereye byose ubisumbe, usumbe ibihe, usumbe ubukana bwa covid, usumbe ubukene, usumbe amajwi, usumbe imyuka, usumbe ibyaha, usumbe indamu mbi, usumbe ikintu cyose kikwegereye. Imana ibane nawe mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Pastor Bernard kandi twifuza ko uzagaruka. Murakoze cyane. Ndabasabira umugisha nanjye abadukurikiye namwe, kandi Imana ibaho umugisha. Ngashimira itorero Paruwasi ya Kacyiru n'abakozi b'Imana mwadutumiye, namwe banyamakuru. Uwiteka bishimire, mugira amahoro y'Imana. Amen. Amen.